washoje nasoje. icya mbere ntabwo nigeze mvuga bishopu n'urusengero ngo mvuge n'imodoka yagiye Majerwa cyangwa ahandi mu Kagera akayizana. Navuze ku modoka yavugiwe mu rusengero mu mujyi, hahandi habaga urusengero bafunze 2017 niba atari 2018. Byabereye ku rusengero, mvuga imodoka. Close kadada. We ubwe mu nkuru iri ku Gihe y'icyo gihe yavugaga ukuntu yaguze Range Rover. Ntabwo nigeze mvuga kuko ntabwo nzi niba agiri atuye, sinzi niba akodesha, sinzi niba afite urugo cyangwa atarufite, sinzi niba avukana nande, ibyo bintu sinigeze mbizana. Navuze Range Rover yaguzwe ku rusengero kandi urusengero rukaba rufunzwe. N'ubu ndacyabisubiramo. Aragenda muri Range Rover afite ibishushanyo mbonera. Akubura duhuye n'umushumba urimo gutega moto. Itorero rye bamubwe batishyiraho umurinda nkuba ejo mwinjire. Seriously, kubera ko twavuga tuti afite itorero. Yashaka agatira n'icyana cy'indogo bakakigendaho, aho kugenda ku ndogobe zikuze. Gusa ntabwo bikuraho kuko jewe ndi hanze ndimo ndavuga, n'abandi bafite uburenganzira bumvugaho uko babyumva. Nta n'umuntu n'umwe mfiteho ikibazo uko yakira ibintu uko abyumva. Nge niba mfite ibyo nagaye fata ku mavuta, nawe ufite ibyo ubwo wangaye, wowe wangaye nawe ufite abandi bari bukugaye ibindi. Turi muri space buri umwe ahatanga igitekerezo cye. Ikigize icyaha amategeko akagikurikirana. Ariko genda avuga ngo none hase kuki abayobozi guhera kuwa Kagari bagenzura ibyo atunze buri mwaka reportinga ku Muvunyi, kandi nukugira ngo atagira kandi kantu kaba karinjiye kuko ari mu nshingano z'abaturage. None itegeko nirisohoka rikavuga ngo abashumba bajye baripotinga ku mitungo batunze kubera ko hari societe nini bacunga. Raporo igasohoka tukayivuga, tuzaba twavuze ku buzima bwe bwite cyangwa tuzaba twavuze ku by'amategeko arimo avuga. Reka twe kugiza impaka, nsoze ngira ngo mukanya na Bishop bamuha umwanya asoze nk'uko yabisabaga ko tumaze amasaha menshi. Ariko ikintu gihari, ngewe yaba abahostinze ibiganiro bashingiye ku byo Bishop yavuze bakantuka, yaba bashingiye ku biganiro bakarenga nge Scovia n'umwuga bakazana family yanjye uyu munsi bose barwana no kuvuga bananiwe guhostinga amafoto, harimo gutesha abantu agaciro rimwe na rimwe. Abo bose nge nta kibazo mbafiteho kuko jewe ndi mu isoko ryo gukora aka kazi. Niba mu byo navuze hari bigize icyaha, Rugagi nzi neza ko azi neza aho babariza uwakoze icyaha. Ibyo Rugagi yakoze nsanze bigize icyaha, kumurega ntabwo byananira. Simurega rero, yavuze ibintu uko abyumva, akora comment ku byo navuzeho, n'uburenganzira bwe. Nubwo namubwiye nti waravuga nkumva uratesha agaciro ko ndi umugore, ariko we kuri warambwira ati ntabwo natesha agaciro, nabivugaga mu buryo numva nkubaye. Niba ari uko wabivugaga, Imana ishimwe mubyeyi, nta kibazo. Hariho ubivuga agamije gutesha agaciro umuntu, hari n'ubivuga kuko nyine yumva ariko abyumva nk'uko yabivuze. Ibyo nge nta kibazo mbifiteho. Ndasoza mvuga ngo buri muntu wese yumva ibyo navuze mu buryo bwe n'ububasha bwe afite. Hari n'abari bubigira uko babyumva, gusa twese icyo tugomba guhuriraho ni kimwe, kandi ari nayo nama nziza, nuko mu byo dukora hagomba kutavamo ikigize icyaha mu rwego rw'amategeko cyangwa mu makosa y'umwuga, ku buryo nge nshobora kuba nicaye aha nkitaba komite ya RMC. Ngira ngo uyu co-hosta uri hano we turaziranye imyaka myinshi. Ngewe imyaka maze nkora uyu mwuga ntago nditaba komite ya discipline ya media. Niyo hari inkuru nakoze ndajya mu bibasubiremo mwese abari hano, nkayikora numva mfite rezo, abanyamakuru bagenzi banjye n'abandi tukabiganiraho kinyamwuga, nkasanga hari ikosa nakoze, mvuguruza inkuru kuko sinshobora kuryama ku ikosa nakoze abantu bose
barimo kuryumva ngo ndigire ukuri. Ariko ubwinshi bw'abakoze itsinda ryo kwataka, kuko navuze inkuru, ubwo nubwo baba bangana n'abaturage batuye Nigeria biyongeyeho ba Ethiopia, inkuru iraguma ikambana nshya, imbana ubuki, nta kibi ntwaye. Ariko hari ikosa rihari ry'umwuga, hari urwego rw'amategeko ya media barambaza, ntabwo barambaza by the way, nta muntu urandegayo. Niba hari ikosa nakoze rigize icyaha, hari inzego zishinzwe iperereza no kugenza ibyaha, bazandegayo, nzisobanura, nsanga ibigize icyaha mbikurikiranweho, nsanga ibigize amakosa mbyikosoreho, cyangwa se n'ubundi buryo amategeko ateganya. Nicyo cyonyine nababwira. Bavuga ngo nsabe Rugagi imbabazi, nintazisaba biragenda bitya. Seriously, ntekereza ko Rugagi ibyo abantu bose bavuze muri ibi bikorwa, muri ibi biganiro bitambutse, bati runaka yamuvuzeho arapfa, hari igihe ikintu kiba kigahurirana. Ndabaha urugero. Njye nakoze inkuru ku bijyanye na salare y'abarimu, bihurirana nuko leta yari yamaze wenda gushyira gahunda yayo mu kongera salare. Abarimu bose bavuze ngo barabongeje, baravuga bati harakabaho Scovia. Ariko ayushuwa ko mu myaka 3 wenda navuze izo nkuru, nakomeje nzivuga, igitekerezo cyaturutse kuri iki, cyangwa n'ubundi leta yari bifite, bihurirana nuko n'umunyamakuru nabonye ko ari ikibazo. Naha rero Rugagi ashobora kuba koko yaba umuntu mubi nk'uko abantu bamuvuga, akataka umuntu, ariko ntibivuga ko yamwica. Ariko umuntu ashobora gupfa bigahurirana bikitwa ko yamwishe, nk'uko twavuze kuri wa mubyeyi. Wenda byarahuriranye cyangwa byarabaye, twese ntawe ufite ukuri, ukuri gufitwe n'Imana, akaba ariyo mvuga kuko ari imenya ibyo tutabona. Ibintu byose rero bihari mu byo muri bukore, banyamakuru mwese murimo kurikodinga hano mugiye gukora ikiganiro, nta muntu n'umwe ngirana ikibazo nawe, no kugeza ku munyamakuru mugenzi wanjye wantutse mu biganiro bye, ibitutsi nyabitutsi. Iyo mugezeho ndamubwira ngo kuko ataka tukatakana, nsanga ntacyo biri budufasha. Ariko inzira wahisemo gukora inkuru, ntushobora kumara imyaka myinshi, uzagira ibibazo ugonga undi muntu bikarangira. Naha rero abumva ko mfitanye ikibazo na pastor, ntacyo. Nakoze inkuru, pastor ntiyayikunda, nawe ayivugaho uko ashaka. Kujya mu ijuru umunsi wo kujyayo niba uhari, n'impamo ya Mungu cyo. Nge nshobora no kuzaba nsoma amakuru mbwira binjiye uko aferi zifashe. Nuko gahunda ubundi imeze, kandi Imana izabimfashemo. Ahasigaye mubeho amahoro, kandi abandakariye murakomeza kwihangana, nuko nemera ibintu. Abanshyigikiye murasaba kutagira uwo muhutaza ngo murimo murafana Scovia, muramuherekeje ngo mutuka abandi bantu, please. Okay, Scovia, urakoze cyane. Bahase bose. Yego Gomana we. Samudesi murakoze, muri imfura rwose, mwakoze, mwadushimishije, mwabaye imfura. Ariko mugende, Mutesi warabatijwe uranakomezwa. Sinzi baba barakubwiye ngo kamere ngo ntuzarihambe, ariko ugomba kwihamba ukatanga n'imbabazi bikarangira. Murakoze. Kamere yipfuye umuntu aba atakiriho, ni nk'ukuntu bavuga ngo umuntu nta maraso afite, ntabwo aba ari mu bazima. Iyo umuntu agiye mu mazi menshi, Sanja yabatijwe mu gahanga no mwangirika, ni mu gahanga. Mu mazi menshi uvamo ufite umwera wangu. Ihangane. Okay. Sanja. Akyanye nk'icokoreza Scovia, iyo umuntu yinjiye mu mazi menshi, aragenda bakamuhambana na kamere, akazuka rundi muntu mushya. Wowe rero bagusutse yo kugahanga no gukomezwa nabwo nutuvuta bagusiga gutya kuntuza kugahanga n'akagasaraba. Ndabizi sinabikuriyemo se ushaka kumbwira simbizi. Urumva? So rero please genda uzahambe kamere, umbe ko Rugagi ari grand frère cyangwa tonto, uyumve ko nta kibazo rwose. Umva ndagira ngo nkumenyeshe ko nge ntafitanye ikibazo na Rugagi, ariko ari n'umuntu kuri telefone, kandi no mu kiganiro bakunze nabiramo. Hano abantu 10 byibuze wizera, sibyo? Nta kibazo kugira ngo bigende bite. Oya, abantu 10 wizera, nta kibazo. Banza unyumve nyine, dore utangiye kunshibura utaranumva ibyo ngiye kubwira. Oya, nuko urimo uvuga ngo ndeke kujyana ibibazo na Rugagi. Nta kibazo mfitanye na Rugagi. Oya, nta kibazo mufitanye. Rugagi afitanye ikibazo n'inkuru zanjye. Nta kibazo. Nawe rega namwumvise, afite ikintu nawe, hari acyarimo akaneka. Mugende mwese mufate iminsi musenge, mwirize, baza mute wizera, sibyo? Wabaze ngo muri iki kiganiro cyose mwumvise hari ahantu nerekanye orgueil ni kuvuga ngo ego nayerekanye.
yes ndakwemera imwe se none se waruzi ngo ndi hano kugira ngo ngukunde oya njye ntawe nabuye ngo ukabyara ndi hano kugira ngo njyewe ubwanjye nivugire kandi ndi muri side yikunda yirwanaho nk'ubu urebye nk'ibiganiro bimaze gutambuka rugajya avuga kuri Scovia ni bingahe mu gihe ngewe yakoresheje rekodi yafashwe n'umuntu kuri telefone rugajya ko atari umunyamakuru nyine baraza bakamubwira ati ni ibiki ko twumvise nawe akabara basubije nuko rero ibintu byo kumubwira ngo tujye kwiyunga nta babimenye ko atazongera kuzajya yirirwa ahereza abantuza ama interview n'importe yaguye gutanga interview urashaka kuzababona mwese nk'inshuti ahubwo mumubwira ngo urira abaturage bamwe ntibari bazi ko yagarutse i Kigali sinamukoreye umuti oya nawe yankoreye uwe muti njye nta kiganiro yakumenyekanishije nawe yagize ate yakumenyekanishije nawe bakwibutsa hahiriye rimwe okay Sanja mu bintu narotaga ubundi Sanja niba ubyibuka ninjye wakuri iyi space ngo ibintu bibeho ndishimye kuba ntangiye kumva mama Mutesi atangiye kublaga nizere ko na Bishop nawe ku mutima we ibi bintu bihambuke turi abanyarwanda noneho ibi bintu urabona byaraje bizinyi bya Semungu bizinyi bya Yago ibintu bisigara umva mwigarura ibyo bintu byarangiye nabyo twari tugize nyine nicyo mvuga ndagira ngo noneho tuvuge ngo iki cyumweru tugize umusaruro ibintu by'intambara cyangwa byacitse bavuga kuri Bishop na Mutesi n'iki tubikorutire uba ama YouTube hano yarekodinze ejo yose azaba biplayinga ariko bizaba ibya nyuma abantu basubire mu mwuka mwiza rwose kugira ngo Bishop aze kuza kuvuga ndashaka nibutsa abantu hano nta musaruro waba kuri Twitter hano umuntu aba umusitari bitewe n'inkuru afite yewe ntabwo njya sisanzwe ngira abantu 900 igihumbi no kubera haje nitwe twagukoreye umuti uragura ndi gucuruza ikisa none se ubu urimo uradutesha hari abantu bajya bibona hari umuntu ngo ngenije muri space ngo urabona abantu basabije ngo 70 baje kumvuje uzanye kubera ko baragowe ko ariko Sanja uribuka ko bino binenge babigukururiyemo nambwira ngo va muri ibyo bintu urumva murakoze reka jewe ngende rwose sawa Mutesi ari kugenda none se kwangana n'imbeho hano hari umumama rero kandi tugeze twumva mama benshi yurusi ko yamanitse ikiganza cyane tumureke cyatumuye amahirwe reka mbaze Scovia na Bishop nibanyemerera tumuye amahirwe ndabashimiye uramuha ijambo kubera ko ari umumama cyangwa ko afite igitekerezo kiruta abamanitse aba bafeministe batabashaka kumva ngo wabasuzuguye bashaka kuzambara okay ntacyo Rusi yamanitse kare aratwite uri uramuha intebe kuko yananiwe guhagara kuko hari impamvu zituma umuntu tumugira umugore n'izituma umugabo tumugira undi aratwite tumuha intebe yicara aruhuke okay noneho nyemerera uwitwa Rusi tumuhe umunota nibyo ariko ibintu byo kuvuga ngo umuzanye kuko ari umugore niyo abagore batari bashoboye kuremera isoko washoje siri tuprenge nubaha mama wanjye kandi mwita mama rero ibyo bintu mwazanye yo gufata abantu b'ababyeyi umuntu arakenyeye afite umukenyero wese si umubyeyi n'abaperi gariso dusigaye tububaha tukavuga ati ni peri gariso Sanjake turabizi ko ari umuperi gariso peri gariso ngaho reka twiyakire uwo mubyeyi yavuge mu ijambo kuko nyine yamaze kuva kare ariko wirimo kuko ari umugore ariko ibyo bintu byo kuzashaka no kuringanira ni bimwe mushaka kurimbura icyo kintu tuzatumira pasiteri kitwigisheho umuryango ufite umuntu uwuyobora ninde wamubujije kuba umuyobozi urumva abantu bamanitse ari benshi uravuga uti abantu ngo reka tumuhe ijambo havuze abantu benshi b'abagabo ntitwagize gender balance niba abagore batari bafite icyo kuvuga se noneho turamubonye mu ijambo kuko amanitse ariko mu ijambo ko ari umugore okay reka duhe Rusi Sanja ihangane duhe Rusi twumve murakoze cyane ariko mbere na mbere ntabwo ndi umumama ndi umukobwa maybe for the confusions and another thing is ntabwo ndi umufeminist rwose ndi umwari ntabwo ari Scovia umufeminist bisanga wowe bari wampi ntabwo ari we twavugaga ni Scovia urimo uvuga ngo two kwita umugore cyangwa ngo umukobwa ni muherutse kwita umuntu
mu ijambo rusi mujya yego kuvuga umugore nicyo okay naburanaga murakoze njye nari ariko mfite rusa akubwiye ko igitekerezo ari umukobwa noneho mutari mwibeshye kubera intambara zanyu ngo mwabonye ko yitwa rusi mbese ubu handitseho rusi ayakoresheje ari musaza we ushaka kuvuga nahita mukupa kuko yaba yaje muri catfish nkanamumanura I know njyewe okay nakurikiye ibi bintu ariko nari mfite agatekerezo ariko niba ni igitekerezo mushobora kunkosora cyangwa mukavuga ko mubyumva ntabwo mvuga ko ibyanjye ari byo biri correct cyangwa right but nshaka kumva icyo mwe mutekereza yego go ahead ariko ntibajye rusi kwinjira mu komeza ukazana amazu ukazana is it so good I think ntabwo byaba ari byiza nyine ko wavuga umuntu nka title ye wenda iby'inyuma ukabisiga mu gikari ibyo nicyo ntekereza mu bakozi icyo kibazo nagize kuva nyumviye iyi saga ukuntu yari yagenze thank you rusi ntabwo nari numvise neza ku bya taito ngo nibiki nanjye nanjye sinabyumvishe hari ahantu wacitse rusi okay ubu ngubu muranyumva neza yego yego njyewe ndimo kuvuga ngo ni igitekerezo cyangwa nabazaga ndavuga ngo nka kuriya kuntu Scovia yavuze ku bintu bya bishop ni byose nyine by'insengero byari bikwiriye ko hazanamo nyine akantu k'imodoka byari ingenzi cyane nako kugashyiramo ndabaza nise ntabwo byaba ari byiza ko izi social media mubona zisigaye zitanishinga abantu bamwe na bamwe ko twajya tuvuga umuntu n'ibyo akora ariko ubuzima bwite bundi bw'inyuma tukabureka iby'amamodoka iby'amazu means of transportation and all those kind of things nyine murakoze ibi ngibi Scovia akigusubize reka musubize niruka reka manza imodoka nyongeremo umunyu reka manza nyongeremo umunyu yandikwa mu kinyamakuru igihe bishop ayivugaho niyo mpamvu twayivuze ngo yaguze imodoka atarubaka inzu y'Imana ntabwo yigeze mvuga iyo atunze mu rugo cyangwa umufasha we cyangwa undi muntu wese ufitanye isano nawe Scovia waretse nkabyongeramo umunyu kugira ngo uze kuza kubisubiza neza uko twabivuze n'ubundi n'ushize oya witemo ukaragemo yego n'urusenda ushyiremo mfite twaje turangije kugira ngo munasoze sinzi niba ari icyo umuntu yavuga kugira ngo nibyo bagufasha abantu vrema be guta yego tugiye kurangiza tugiye gusoza twaje gusanga ibyo wanenga agafata ku mavuta nawe ariko wabikoze ati gute kuvuga ngo umuntu ni umushumba mu nsengero imodoka cyangwa ipantaro yambara cyangwa kositimu yambara ni ibintu biri ku ruhande bitajyanye n'urusengero cyangwa igitangararaho ariko ugahita ubifata ugahita ubisimbukiraho ati umuntu afite imodoka ntuzi uburyo yayibonye ntuzi uburyo yayiguze ntuzi iba barayimuhaye ntuzi iba yarayiguze muri cyamunara amadolari 5 cyangwa 10 cyangwa miliyoni 25 uko yabitubwiye ugahita usimbukira twaje gusanga nawe ibyo wanengaga afata ku mavuta ariko nawe twagusanze ibyo ngibyo byara cyangwa uracyashyiramo umunyu nasoje subiza icya mbere reka nanjye nkongeremo Scovia murimo murabuza bishop gutana oya ni ukuvuga ngo Scovia ubundi agira slogan ngo sinya mvuga umuntu ibimuri inyuma ngo mvuga we ariko hari ukuntu Scovia yagiye ahita azana na ya foto wa mugani ngo y'akabari araturangira ako kabari arongera ati imodoka ya miliyoni 100 akauntinga imyaka mbega turavuga duti wa mugani hari ikintu gishobora kuba kiri personnel hagati ya Scovia na Bishop ubundi mbere yisaga buretse ndangize mbere yisaga hari ikibazo kindi cyangwa hari ikindi gihe wigeze ugirana conflict na Bishop kuko narakurikiye space ya Bishop yavuze ko akiri no muri Canada wigeze kumuvuga cyane agera naho akwandikira bitangireho clear rwose